abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. Umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyubu. Ubwo bari bashyizemo iki? Rwishi, bashyizemo urusenda rwishi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Kuri iki kiganiro Itetero kuri televiziyo Rwanda. Umwana narira muzamuha amata asigarize se mama. Umwana narira muzamuha amata asigarize se mama. Umwana narira muzamuha amata asigarize se mama. Mwabibonye ko nasigaranye umwana? Ndaje gatumika muryamishe turaseka. Nshuti zanjye mumeze gute? Nari mbakumbuye cyane. Nari nibagiwe ko ndyamishije umwana. Nagakangutse twikomeze tuvuge tuganire. Mana yanjye nari mbakumbuye. Ayi. Ako se ko ndi kubakunda cyane. Ngiye nzaza kwibera iwanyu. Nzaze. Ubibwire papa urebe ko ntazaza. Ngiye nzahita nzaze. Nukuri nzaza tubane. Ngiye ibintu byo kuzajya mbana namwe, nkaza nkasubirayo bikarangira njyewe ndabirambiwe. Ntabwo ndibwirirwe mbasubiriramo izina ry'ikiganiro. Ubu mwamaze kukimenya. Ni wa muntu wanyu mukunda cyane, ndabizi murankunda nuko mutajya mubivuga ngo mbyumve, ariko ndabizi murankunda. Ntimunkunda? Ndabizi murankunda kandi ndabakunda cyane. Bakunda cyane kubi. Turakundana rero. Ikiganiro cyacu ni cya kindi, ibice ni bya bindi bigiye kujyaho, bya bindi byose muzizamenya, indirimbo turakina, ariko noneho ngewe nsigaye mbazanira utuntu tw'udushya dusobanutse nk'ukuntu musobanutse namwe. Ubu ngubu nabazaniye ingingo tugiye kuganiraho. Ni igikorwa cyiza cyane abana dukunda, gituma tuba banini cyane, tugakura tukagira ibibaraga. Muzi icyo gikorwa icyo ari cyo? Gitekerezaho ngo uhaye umunota umwe. Wabimenye, wabitekereje, wabanje kujijinganya, ariko wabimenye. Ni cya gikorwa twita kurya. Uyu munsi turavuga ku ndyo yuzuye. Umbwira ibyo ukunda kurya. Ese ndukunda kurya iki? Nambitswe ifiriti irimo. Nari mbizi. Ariko uzi ko dukunda ibintu bimwe. Ariko uyu munsi namenye ko ntabwo ari ifiriti na brochette byonyine biryoha. Muzi ko hari ibintu byinshi twanga kurya kandi bifite akamaro cyane ku mubiri. Ntabwo wari ubizi. Ariko njye nabimenye. Njye nakundaga kwirira shokora, nkunda kwirira na biswi, nkunda kwirira n'amafiriti. Ariko barambujije abantu bakuru, barambwiye ngo niba nshaka kuba banini bagera gutya, bangana gutya, banini bakuru bafite n'imbaraga. Ba bantu tujya tubona mu muhanda banini, twebwe turi abana. Si ibyo twe turi abana. Ariko niba ushaka kuzangana nabo, ujye urya indyo yuzuye. Indyo yuzuye urayizi?
reka ndeke gutinda mbereke ka karimbo dukunda ka Peace wa muhanzi wacu uturimba uturimbo twiza cyane tukadushimisha tukishimana n'inshuti zacu n'ababyeyi bacu. Reka tukabereke noneho njye kureba wa mwana mama yansigiye sibyo, kanje kumureba ashobora kuba ari kuri kandi ntabwo ndamuha amata, ndahita ngaruka mu kanya. La 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 la. Iyo ndi kumwe n'inshuti sanjye tuba twishimye tugakina 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 tugakina. Iyo ndi kumwe n'inshuti sanjye tuba twishimye tugakina 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 tunezerewe. Kubita umupira mucenga cenge, kubita umupira mucenga cenge. Saye no, saye no. Mabigibigi mabega, mabigibigi mabega. Iyo ndi kumwe n'inshuti sanjye tuba twishimye tugakina 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 tugakina. Iyo ndi kumwe n'inshuti sanjye tuba twishimye tugakina 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 tunezerewe. La 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 la. Tugakina 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 tunezerewe. Bebe wabonye abana beza bari kuturira kuri televiziyo? Bebe wababonye? Uzi ukuntu ambwiye ngo mbabwire ngo yifitiye isoni ntimundebere umwana, niko ambwiye. Ufite isoni? Ngo afite isoni ariko ngo ajya bakunda cyane, ngo arabakumbura. Mana we arabakumbuye ariko ntabwo nshaka ko mundebera umwana, yifitiye isoni. Nawe ugira isoni? Ugira isoni? Ego ko njye ntabwo ngira isoni. Ngiye kujya kumuha amata, ako mu gihe ngiye kumuha amata reka tube turi kureba menya sibyo, kugira ngo tumuhe amata noneho azabe munini nkatwe. Kandi uyu munsi wibuke insanganyamatsiko y'uyu munsi, umenye yuko ari indyo yuzuye. Agomba kurya nawe, uri kumva bebe? Ugomba kurya, agomba kurya akanywa n'amata menshi nkuko nanjye nawe nkaba munini, nawe kandi warakuze. Reka rero mube mureba menya nanjye mbe muha amata. Turagaruka mu kanya. Menya 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 menya. Mwiriwe, nitwa Kanyana. Uyu munsi rero reka turebere hamwe indyo yuzuye n'akamaro kayo. Reka dutangire turebe kuri iyi sahani ibigize indyo yuzuye. Noneho reka turebe ibice bitatu bigize indyo yuzuye. Iki gice aricyo kinini mureba ni icy'ibirinda indwara. Iki gice gikurikiyeho ni icy'ibyubaka umubiri. Naho iki kindi gikurikiyeho ni icy'ibitera imbaraga. Iki gice cy'ibirinda indwara kigizwe n'imboga n'imbuto. Reka turebe zimwe mu mboga. Harimo imbwija, epinari, inyanya, imiteja, intoryi, ikibiringanya, karoti n'izindi mboga nyinshi muzi. Za zindi muzi. Nyuma y'imboga haza n'imbuto. Twavuga ipapayi, icunga, umuneke n'izindi mbuto muzi. Iki kikaba ari igice cy'ingenzi cyane mu buzima bwacu. Igice cya kabiri nk'uko twabivuze
ni iki byubaka umubiri? Dusangamo nk'indagara, amagi, ibishyimbo, amashaza, soya, inyama zitukura n'izeruruka. Igice gikurikiyeho rero cya gatatu ni icy'ibitera imbaraga. Dusangamo ibinyampeke n'ibinyamafufu. Mu binyampeke twavuga nk'ibigori, uburo, amasaka n'igikoma nk'umuceri. Mu binyamafufu twavugamo ibijumba, ibirayi, ifiriti, imyumbati. Amavuta nayo ari mu bitera imbaraga. Gutekesha amavuta ni byiza kuko amavuta afasha igogorwa ry'izindi ntungamubiri. Twongere turebere hamwe ibice bitatu bigize indyo yuzuye. Dore nanone bimwe mu bigize iki gice cy'ibirinda indwara, kigizwe n'imboga n'imbuto. Dore kandi ibigize igice cy'ibyubaka umubiri. Igice kimwe cy'ibyubaka umubiri gikomoka ku nyamaswa, ikindi gice nacyo kigakomoka ku bimera. Dore kandi igice cy'ibitera imbaraga. Dusangamo ibinyampeke n'ibinyamafufu. Indyo yuzuye. Buri munsi ku isahani yanyu hagomba kubaho kimwe muri buri tsinda. Imboga ushatse wazirya zivanze, kimwe n'uko n'imbuto nazo wazirya zivanze. Indyo yuzuye rero igizwe n'ibice bitatu tumaze kubona. Bana rero, ntituzongere kwanga kurya imboga n'imbuto. Abana bariye indyo yuzuye bahorana imbaraga, bakaniga neza badasinzira mu ishuri. Reka turebere hamwe rero bimwe dukunze gukunda bitari byiza mu mirire. Twavuga nko gukunda isukari nyinshi mu gikoma cyangwa mu cyayi. Ibi ni bibi cyane, tubyirinde. Isukari nyinshi ni mbi ku buzima bwacu. Burya kurya neza si ukurya ifiriti, mayoneze n'inyama buri munsi. Kurya indyo imwe buri munsi nabwo udahindura ntabwo ari byiza. Bituma dukura tugwingira kandi tudafite n'imbaraga nyinshi. Uzi ko bituviramo no kurwara bwaki no kwiga nabi dusinzira, tukanahora turwaragurika kubera umubiri udafite imbaraga. Twibuke kunywa n'amazi uko tumaze kurya. Ariko tunywa amazi haciyemo akanya tumaze kurya. Ibi ni byiza, tubikomeze. Aho kurya indyo imwe gusa buri munsi, tuvangemo imboga nyinshi n'imbuto. Ku badafite inyama bazisimbuze ibishyimbo, amashaza na soya. Indyo yuzuye harimo ibirinda indwara, harimo ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga. Mwumvishaho kurya neza atari iby'abakire gusa, ahubwo ari ukurya indyo yuzuye. Murabeho, mugire ubuzima bwiza kandi muryoherwe. Njye nitwa Kanyana. Menya, 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 menya. Mwabyumvise? Nari nabibabwiye. Ibintu bitatu bigize indyo yuzuye. Reka mbigusubiriremo. Nawe bebe ubyumve. Ese muzi bebe wanjye ukuntu yitwa? Yitwa nde? Wabyisha, yitwa Keza Karemangingo Briyere. Amazina menshi, ayandi nayibagiwe. Mama araza kunyibutsa. Rero reka nkubwire wowe na Keza.
hari ibintu bitatu bigize indyo yuzuye. Keza uri kunyumva? Nawe uri kubyumva? Hari ibyubaka umubiri, hari ibirinda indwara, hari n'ibitanga imbaraga kugira ngo umuntu agire ibibaraga byinshi. Usko nzi guterura ijerekani ryuzuye amazi, we warishobora? Ntabwo warishobora, kubera njye njya indyo yuzuye. Nawe rero ujye urya indyo yuzuye. Nanibagiye kukubwira, wabibonye yuko babimenye yuko ujya wiba isukari, wayibye na nijoro nakubonye. Oya da, ntabwo ariho uri umwana mwiza, ntabwo wakwiba isukari. Ariko mwabyumvise ko ari bibi? Ntamwe babandi babikora, babandi tuzi. Byica amenyo shaho, bitera indwara shaho. Kurya ibisukari byinshi, njye nakundaga bombo cyane, ariko ntabwo nkirya cyane. Bambwiye ko yica amenyo kandi itera n'ibindi birwara byinshi. Isukari nyinshi ni mbi cyane. Nabonye ko nasigaranye umwana, uyu mwana w'iwacu akunda imigani. Kwa kundi ukuntu bikunda nawe ukunda imigani. Narakumenye wosha, sogokuru uramukunda, yari kuducira umugani uba wishimye, sibyo? Njye rero namaze kwicara. Nawe wicaye? Kankurebe neza. Uricaye nawe? Kandebe n'uri hariya. Ziko mwese mwicaye, muri abana beza cyane. Mureke twicare twumve umugani wa sogokuru. Njye nasigaranye bebe, abandi bacuti banjye bagiye kumusura, izindi nshuti zanjye zagiye kumusura. Agiye kubacira umugani, nanjye yambwire ngo duhite twicara mbabwire namwe mwicare, noneho ahite ducira umugani. Nyuma y'uyu mugani wa sogokuru noneho twasuye noneho ikindi kigo mbonezamikurire bita ICD y'abana, abana beza bafite ubwenge. Nta handi rero twagiye, ni ahantu bita, urahazi? Ntaho uzi? Ni Mageragere, ariko ugiye guhita uhamenya. Nyuma ya sogokuru murahita mureba abana twasuye. Ni abana badutumiye, abana beza, twarishimanye, batwigisha ukuntu barya. Uzi ibintu byose banyigishije barya. Njyewe nasanze ahubwo ngiye kuzajya nyigira kwa sogokuru. Sogokuru byose aba bifite. Nawe uzajya usura sogokuru, na nyogokuru, bose baba bafite ibiryo biryoshye kandi bituma umuntu akura afite imbaraga kandi nta ndwara arwaye. Mureke rero aka kanya tujye tureba sogokuru nava turahita tujya gusura ba bana. Ngiye kubacira umugani, mbabambuza umugani. Ntuzave ka mugani azasange ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Nyirabarazana isabagirana inanga, uruvu ruravugiriza, naho umusambu urahiga. Uzi aho byavuye se? Habayeho urukwavu, habaho nyirabarazana, nuko habaho n'ihene, habaho n'agasamunyika, habaho n'imbwa. Nuko rero byavaga indimwe, bikabana, bikubahana. Byari bifite nyina umwe ariko ushaje. Nuko rero bigafatanya imirimo yose, byariyemeje kujya bibanirana. Rimwe rero biza kugira ibyago, nyina arasaza, arapfa. Byiyemeza kumutabariza kugira ngo nyine bimushyingure. Nuko nyirabarazana iravuga iti ngewe rero ndagiye inyuriye ibirere ngende ndira. Nuko iratangira, yiruka ikirere cyose irimo kurira, irimo gutabaza. Ikagera aho ikaruha, ikamanuka ikajya ku mugezi igatoramo utunyorogote ikarya. Yakwibuka noneho aho yari igiye kongera ikaguruka no mu kirere iti igeze aho ngaho ndakubwiye ngo yibagirwa aho yaturutse. Irakomeza irazunguruka itabaza. N'ubu ngubu nubona nyirabarazana iracyatabaza. Ihora itabaza, niho havuye gutabaza kwa nyirabarazana. Nuko urukwavu rero narwo ruti nzi gusimbuka ibiti,
nzi gusimbuka amabuye nzanyura iy'ishyamba ariko ngende nsimbuka urukwavu narwo rwerekeza iy'ishyamba rugasimbuka rukongera rugasimbuka rwagera aho ngaho rwaruha rukaba ruriye utwatsi rukaneguza izuru rugashinga amatwi rukaryama rugasinzira rwakwicura rukibuka ko rwari rugiye gutabaza rukongera rugasimbuka rurasimbuka amashyamba yose rurasimbuka rugera mu ngo zose n'ubu ngubu urukwavu uzarurebe rurasimbuka rwakwibuka yuko nyine rwari rugiye gutabaza rukongera rugasimbuka nuko ihene rero nayo iti njyewe rero ubu nzajya mpebeba nyura inzira zose mpebebe ntabaza abantu rufashe inzira ruratabaza ihene iratabaza irirukanka irazenguruka ingo zose itabaza ihebeba ikarisha ikongera igahebeba ikaryama yakwicura yakwibuka yuko hari igiye gutabaza ikabirongera irirutse iti uzayicunge no ku kiziriko cyangwa mu kiraro ihora itabaza irabyibuka ikongera igatabaza nuko imbwa nayo iti rero nge nzanyura inzira nzima nirukanke ngende batabarize imbwa ibifashe inzira irirukanka igeze aho ngaho iraruha irahagira isohora ikinini irahagira ibirasinziriye yakwicura yafu yakwibuka yuko yari igiye gutabaza ikongera igafumyamo nanone ikongera ikahagira na n'ubu ngubu imbwa uzayicungira cyahagira igasohora ururimi naho byavuye hanyuma rero hasigara agasamunyiga mutagasamunyiga rero byagenze mute ntuzi ko wavuga ngo umuntu gusuza umusuzunuka ngo asuzuze umusuzi w'akasamunyiga uzi aho byavuye se agasamunyiga kati rero nge ntago nzi kwiruka cyane nta n'abantu benshi nzi ngo bazanyumva kati ngenda asigarana umurambo gasigara gakikiye umurambo gategereza inyamaswa zagiye gutabaza karaziheba umurambo urashenguka urabora urarangira ukanukiraho nuko umva ndakubwiye ngo abaje gutabara basanga agasamunyiga karanuka basanze kanuka bose bisubirirayo ntibashyingura agasamunyiga ntihagira umuntu uza kongera kugasura kubera ukuntu kanukaga mu rugo hanuka kabonye bimeze gutyo gasohoka mu nzu kerekeza iy'ishyamba kakakabaho kihishe hagira n'ukavumbura kati jya agasamunyiga w'umunuko nuko agasamunyiga karabura karacyanuka n'ubu ngubu wari uzi aho byavuye se sinjye wahera rero hahera uwo mugani w'umunuko w'agasamunyiga ese urakazi ariko mani ikintu nkundira sogokuru wanjye njyewe aducira imigani mukishima uyu mugani yaduciriye ntabwo wari uryoshye wari uryoshye waba aryoheye ikindi cya kabiri mukundira ibi biryo bano bana batubwiye byose uziko sogokuru wanjye abigira arabigira sha iyo nagiye kwa sogokuru ampa urukombe rungana gutya rwuzuyemo amata ntiwayabonye amata yari arimo muri bya bintu bifite intungamubiri bigize indyo yuzuye amata gutya noneho agira ibiti by'imyembe agira ibiti by'amapera agira amaronji n'ibinyomoro uzi ibindi bintu agira ndi kugenda mbyibuka agira imboga ziryoha mu karima k'igikoni namwe murakagera cyangwa ntakoze uracyari muto ntabwo wakamenya urakazi haba harimo imboga njyewe iki kiruhuko nikigera njye nzahita niruka njye gusura njyewe nzahita njya gusura sogokuru nawe uzahita ujyayo kuko ba sogokuru bacu baba bafite ibintu byinshi biryoha kandi byiza bifite n'intungamubiri bigize indyo yuzuye noneho n'abatindiye na bebe adatinze kuko ndi kumutindira kandi murabizi ababebe ntabwo bakunda kwihangana mureke rero n'abatindiye duhite tujya imageragere kwa b'abana beza bantumiye se wowe uzantumira ryari uzantumira ndategereje nta kibazo reka rero tubarebe twumve ibintu batubwiye
nk'uko nari nabibabwiye rero ubu ngubu nageze kuri rya shuri ni urugo mbonezamikurire rw'icyitegererezo rwa Mageragere. Murabona n'ukuntu ari beza, ni abana tungana ni abana tungana turasa mbese turangana. Mureke rero tubasuhuze bari abana bose bari kutureba kuri televiziyo muvuga ngo bite twari tubakumbuye ariko sha twari tubakumbuye ese ko muri kuvuga nkaho mutari mubakumbuye kandi mwabimbwiye ko yego rata twari tubakumbuye niyo mpamvu twe tugiye kubereka utuntu twinshi tuzi gukora. Noneho rero aba bana ngiye bambwiye ko bakunda kurya nkanjye. Ninde ukunda kurya cyane nkanjye? Ukunda kurya mujye murya muzabe banini. Aba bana mushaka kumenya amazina yabo ndabizi ni njye nyine uyazi, niyo mpamvu ngiye gutuma namwe muyamenya, sibyo? Ngaho mureke tubabwire amazina yacu batumenye natwe tuzabamenya. Ngaho mumbwire. Nitwa Ishimwe Queen. Hope Queen? Uyu ni Hope Queen. Wewe? Nitwa Umwizerwa Onete Pierre. Wowe? Nitwa Dada Nrate Dinani. Dada. Aha. Nitwa Uwayezimana Ishimwe Furine. Ngo muki? Uwayezimana Ishimwe Furine. Uwayezimana Ishimwe. Wowe? Nitwa Hope Tumukunde Rwibutse. Wowe? Neza ari natwe Josue. Harimo ba Josue, harimo ba Hope, harimo ba Dada, harimo aba bana bafite amazina meza cyane. None se mwabana? Abana mukunda kurya cyane nkanjye? Yego. Ariko se ko mutari gusubiza? Yego. Murabikunda? Yego. Noneho rero mureke mumbwire, mujye kumbwira ibiryo mukunda kurya cyane. Wowe ukunda kurya iki? Nkunda kurya umuceri n'imboga z'inyabutongo. Wakunda kurya umuceri n'imboga z'inyabutongo. None z'inyabutongo ni iki? Tubwire ukuntu bimeze. Ni imboga ziba zisa icyatsi. Zo zimeze gute rata? Zimeze icyatsi. Zo zimeze icyatsi? Uzi kuziteka? Ntago azi guteka. Inzi ukuntu baziteka. Baziteka gute? Baziteka mu isombe. Nibyo? Ni pinari bateka mu isombe. Ni pinari? Noneho pinari nizo mboga z'inyabutongo. Nizo? Barabitekana na epinari? Oya. Pinari bazitekana n'isombe. Hano muri kumbwira ibintu byinshi mukunda, harimo epinari, harimo isombe, harimo imboga z'inyabutongo. Yego rata twibwire Josue, tubwire ukunda iki? Nkunda umuceri n'ifiriti n'inyama n'amakaroni. Nkunda amagi. Ukunda amagi? Njyewe nkunda umuceri n'inyama n'ifiriti n'ifi. Nanjye ibyo ngibyo ndabikunda. Nawe tubwire. Nkunda umureti. Noneho mureke mbabwire rero, mumbwire ibiryo byinshi. Ati njye ntabwo nakubwiye. Ntabwo wambwiye, nawe mbwire. Njyewe nkunda ibishyimbo bikaranze hamwe n'umuceri hamwe n'inyama n'ifiriti y'ibirayi n'ifiriti y'ibijumba. Atubwiye ifiriti y'ibirayi, atubwiye ibitoki, harya tubwiye n'ibishyimbo bikaranze, atubwiye ibintu byinshi cyane. Hari ibintu numvishe mwabana mwe, murebe hano munsobanurire. Mwamuzi ibintu bita indyo yuzuye? Murabizi? Murabyiga? Ko hano mwiga ibintu byinshi ra. None se ninde wansobanurira akanasobanurira za nshuti zacu ziri kutureba akatubwira ngo indyo yuzuye ni ibi ngibi n'ibi? Ngaho tubwire. Harimo ibirinda indwara. Ibirinda indwara. Harimo ahise abyibagirwa. Harya ni ibivura indwara? Oya? Ni ibirinda indwara. Ni ibirinda indwara. Noneho hari undi muntu ugiye kutubwira rero hano unyegereye w'inzobe cyane nkanjye, agiye kutubwira nawe ibindi birimo. Ngaho tubwire.
harimo ibijumba mu bitera imbaraga, hakabamo n'imyumbati, hakabamo n'ubugari, hakabamo na kawunga. Atubwiye noneho w'ibitera imbaraga. Ninde ufite imbaraga cyane nkanjye? Munyereke pinya ndebe niba mufite imbaraga. Mufite imbaraga? Murya ibijumba byinshi? Mujya murya ibijumba? Njye ndya imyumbati, niyo mpamvu mfite urupinya runini. Ninde warukozeho ngo yumve? Mwabonye ukuntu mfite urupinya runini? Ngaho mureke mbabwire none ikindi kintu nari nibagiye kubabwira. Muri ibyo byubaka umubiri rero, bambwiye yuko harimo ibituruka ku matungo. Nk'iki niki gituruka ku matungo muzi? Harimo amata n'amagi n'amashyushyu. Harimo ni biki bituruka ku matungo? ibishyimbo. Aratubeshye bituruka. Harimo amashunushunu, hakabamo n'inyama. Nibyo ngibyo nta n'ibindi. Harimo amagi. N'amagi. Atwongeraho akandi kantu k'ingenzi na bya bindi byose. N'inkoko. Ibya nyuma noneho ni ibirinda indwara. Ibirinda indwara ni iki muzi tujya turya biturinda indwara? Nta wundi ubizi? N'uyu wenyine ubizi? Tubwire. Imboga n'imbuto. Muzi ko bambwiye ngo hari ubwoko butatu buba mu ndyo yuzuye? Barambwiye ngo ariko ibintu byose bambwiye nanumvise mubizi. Noneho mureke tubisubiremo babana bari kutureba kuri televiziyo, sibyo? Hari ibyubaka iki? Umubiri w'umuntu. Hari ibitera imbaraga. Hari n'ibyubaka umubiri. Ibyange byo twari twabivuze. Twiha amashyi nanone. Nigeze kujya ahantu inshuti zanjye zantumiye nk'uko mwantumiye. Muzi ibintu bankoreye? Bampaye amashyi. Muzi ukuntu babinkoreye? Mbibigishije namwe muzabigisha abandi? Mbibigishe? Bangiriye ngo bombo shokora. Okay. Yes! Ngana no mubigane namwe. Mubigane. Bombo shokora. Okay. Yes. Muri kubikora nabi. Mureke mbigishe neza. Uzi ukuntu babinkoreye? Bombo shokora. Okay. Yes. Ngaho twatangiye. Bombo shokora. Okay. Yes. Noneho murebe bari abana bari kutureba nabo tubibakorere babyige nk'uko maze kubibigisha natwe twigisha abandi, sibyo? Rimwe 2 3 bombo shokora. Okay. Yes. Noneho twiha amashyi cyane. Aya mashyi nayacu. Tujye kuvuga twebwe tujye tujye kwiha amashyi. Ko mwese mwamfashije no kwigisha bari abana bari kutureba. Mureke tuyihe namwe muri kutureba noneho twiha amashyi twese ko twabifasha, sibyo? 1 2 3. Aya mashyi nayacu. Yaravuze ngo nayawe. Aba bana n'abanyabwenge cyane batufashije gushimangira isomo ry'uyu munsi. Twari twise indyo yuzuye. Indyo yuzuye rero aba bana barayizi, nawe uyimenye. Na bya bindi byose utaryaga umenye yuko bifite akamaro cyane mu kubaka umubiri wawe, kuwurinda indwara no kugira no kuwutera imbaraga kugira ngo uzajye wiruka cyane ahantu hose, ukine n'abana bose utarwara kandi ukomeye nta kibazo na kimwe ufite. Siko bimeze inshuti zanjye? Yego! Siko bimeze inshuti zanjye? Yego!
mureke noneho rero dusezere zino nshuti zacu ziri kutureba kuri televiziyo tuzibwire ngo bayi. Aba bana mwabonye ko bazi ibintu byinshi ariko barabizi. Nawe ndagutegereje ngo uzanyereke ibyo uzi. Ubu unyihisha nzakubona ko bebe ndabona warushye rero kamuhindure ahandi. Keza abonye ukuntu twe tugira abana nawe mugira abana batoya ujya ubasigarana. Waribonye ukuntu ari byiza gusigarana abana bato. Ni byiza ariko noneho akarusho uyu Mukeza wacu uzi ibintu akunda ubongo kids. Reka rero noneho duhite tureba ubongo kandi nawe urabikunda ntuyikunda? Nanjye ndayikunda, mureke twirebere ubongo kids. Murumuna woza utera uwo mupira hasi no hejuru umunsi wose wishimiye basikete cyangwa n'ibindi Baraka? Yego sha, maze umunsi umwe nzatera denki. Oya Baraka, uri mugufiya kandi uri na mutoya cyane. Na Mwenda yashobora kukwiba umupira kandi ntaranageza imyaka. Nta fanta y'isukari uri bubone Mwenda. Ufite kugumana imbaraga kandi uri na muzima. Ntabwo ushaka kuzaba icyamamare muri basketball umunsi umwe. Mu mwanya wa fanta nywa amazi. Kandi nawe Baraka, Kunywa fanta bihuriye he no kuba icyamamare muri basketball? Ntuzagira icyo uba nutamara ibi biryo kugira ngo uzatsinde ejo. Gira vuba ubimare. urakoze cyane mama. Rebera kariya kana ukuntu gateye. Mu by'ukuri gazaba umukinnyi mwiza umunsi umwe. Nkunda imboga ziraryoha nyam nyam nyam. Imboga ziteye iseseme. Nkunda imboga. Reka ndyamisha aka kana mwandure aya masahani kandi munayose kandi muryame kare munasinzire neza. Yego mama. Ndarushye. Ndakeka tubishoshe. Ahubwo se tunarangije. Gwino reka tujye mu buriri. Dufite kubyuka kare tukajya mu marushanwa. Ariko ntabwo mfite ibitotsi. Wowe jya mu buriri ngiye gukina amakarita. Ugiye gukina amakarita? Nonaha? None se ninde mukina amakarita nimba ndyama? Njyenyine. Aha, nibikureba. Kanya kwiryamira. Gwino, byuka! Ntabwo dushaka gutinda kugera mu marushanwa. Oya, iminota 5 yindi basi. Aracyari kare. Kugiye rwose mujye ku mirongo
mutoza Tony n'ibyari dutangira gukina basket. ntuzabona amahirwe yo kwinjiza umupira udafite ubuzima bwiza. Mwishyushye munigorore, ni ngombwa ku buzima bwanyu. Yego abana, ibi birahagije. Mwakoze rwose. Uyu wari umwitozo wa mbere. Mwese rero mushyiremo ingufu. Erega mwese mugize iyi kipe, ariko ntihamushaka kuzatsinda umukino w'ukwezi gutaha. Hazakina abakoze neza cyane. Mwitoze cyane, murye neza, muryame musinzire, mutibagiwe no kunywa amazi menshi. nawukuyemo ariko ntabwo nigera ntsinda igitego uyu munsi mu mwitozo. Ndi mugufi cyane, iyo mba muremure nkawe nari kuba natsinze ibitego byose. yego ushobora kuzaba muremure, ariko reba Baraka, twebwe ntitugira intoki n'ibiganza, nta nubwo dukina neza basket. Ndakeka twese dufite ibyo gukora mu gihe tutari ibyamamare muri basketball. Nkeneye kuba muremure rero ankoti ukeneye gukora intoki. Nibyo, yego ntabwo nzamera intoki. Witoze cyane nshuti, kandi amahirwe masa mu kuba muremure. Murakoze ankoti, uri uwa mbere. Umunsi umwe nzaba muremure, umunsi umwe nzagira imbaraga, n'ijosi ryanjye rizaba rirerire. uri gukora iki wa mwana? Iki? Wa mwana we, nari mpagaze hano numva rwose uraje uranyirigise. N'ibiki se urimo gukora? N'ibiki wageragezaga? Nagerageje kureba uburebure bwanjye ngereranyije nawe. Uri muremure cyane, ntabwo naba icyamamare muri basket ni mugufi gutya. Ni gute wabaye muremure cyane? Kuba muremure nta rindi banga nkoresha, ni uguhagarara hano nkategereza imirasire y'izuba, ubundi imizi yanjye iri mu butaka nkayikoresha ndimo nkurura ibintunga biba mu butaka. Ndavuga nyine intungamubiri namara kuyikurura nkagenda nkura. Aha, ntibitangaje. Ngiye kubigerageza ubu nonaha. Urashaka tujyane? Twajyana gute wa muhungu we? Kandi ubona ko mfashe mu butaka ntabwo ndava hano, ahubwo uzagaruka kunsura. Nizere ko uzagaruka wa muhungu. Ugira umunsi mwiza kandi amahirwe masa. Murakoze, nzagaruka. Bitaho. Ndimo gukora iki? Ndarya ifunguro ryiza ry'udukoko. Ndimo ndota kugira ngo nkure. Ibaze, urya udusimba kandi ukicara ku zuba ngo ukure. Yego nibyo, nkoresha ubushyuhe bw'izuba nk'ingufu. Iyo hanze hakonje sinkura, ariko iyo ngiye kwishyushya nkora bwikubye kabiri. Iki? Nibyo se? Ibyo ni byiza cyane. Ndimo kugerageza kuba muremure kugira ngo nzabe icyamamare muri basketball. Ndi umuhanga mu gutera imipira, ariko ndi mugufiya cyane. Rero abantu bahagarika imipira yanjye bakanayinkisha hejuru. Ibyo ntibinejeje. Gerageza kurya wiyanika.
ndakeka uzakura byikubye kabiri maze uzaba icyamamare muri basketball. murakoze nzabigerageza. Koba Baraka uri mu biki? uraza kubibona mu kanya gato, ariko nkeneye ubufasha bwawe Koba. Wakuzuza amazi muri iyi ndobo ukayansukaho ngira ngo ndimo kuma. Ibyo ari byo byose Baraka. Cyumweru kirashize cyangwicara ku zuba, nshobora kuba narakuze. Nanjye pe, reba umurizo wanjye kureshya. Wawe warakuze? Musereba, ndi umuntu, nta murizo mfite. Nibyo? Nakekaga ari muto. Ntabwo binshimishije. Ngwino, reka tujya kuri cya giti kirekire nipimye hombe kureba nimba narakuze. Yego, ntiwari ubizi, maze iminsi 2 nibera mu itaka, suka amazi ku mutwe wanjye, kandi naryamaga ku zuba icyumweru cyose. Nshobora kuba niyongereyeho gato mu burebure. Iki ntibishoboka, ntabwo nigeze nkuraho na gato. Mbwira rero. Byiza, wenda imiserebanya n'abantu dukenera ibintu bitandukanye ngo dukure. Njyewe ni izuba n'udukoko, wowe ubanza ari ibindi. Ibyo nkora byose ntabwo nta byiringiro bintera. Nabimenya nte? Njye ndi umuserebanya. Bite byawe, koresha igihe cyawe mu gukura neza, nyina wiyuburura. Igihe cyawe gute ngo niyuburure? Imihindagurikire, nyina wiyuburura. Urabona ubu, reba, ndimo ndikorera igikonoshwa. Ntuzapfa kumenya nugaruka. Igikonoshwa? Nyina ndimo kwiyubura kugira ngo nkure neza. Koba! Koba we! Koba! Koba we! Baraka uri mu biki? Koba, ndashaka kuba icyamamare muri basketball muri aka gace, ariko ntibizakunda nkiri mugufi. Namwe mukincisha umupira hejuru y'umutwe. Nashatse kuba muremure nk'igiti, noneho nk'umuserebanya, none ntibyakunze. Ariko rero nawe n'ikinyugunyugu cyiza. Yego, igikonoshwa. Rimwe iyo kibikoze kibasha gukuza amababa no kuguruka. Nanjye ndabikora nzakure, kuko nimbasha gukura nzaba icyamamare muri basketball. Baraka, ntacyo biri bumare. Nturi umuswa, ikinyugunyugu cyangwa igiti. Umva Baraka, kandi ukeneye gusinzira bihagije. Ufite kurekera no kurara ureba. Kibena, Kiducu nanjye turi kwitoza cyane, kuko ejo nawe utazaza. Bizaba bishimishije. Simbizi. Iri joro ngiye kurya ibinyabisogwe.
ndarara nsinziriye neza ubundi ejo tuzitoza hanyuma nzajya kwipima kuri cya giti ndebe nimba narakuze. Baraka, ntabwo biri bube mu ijoro rimwe. Ukeneye kubigira ingeso kandi urebe ko ubaye mu buzima bwiza. Nyuma y'igihe uzagenda ukura. Urumva harimo ubwenge? Yego abana, iyi niyo myitozo ya nyuma tugakina umukino wo kuwa gatanu. Muriteguye? Baraka, umeze neza? Izi ngufu zose uzikuye he? Ibiryo byiza, kuryama neza, gukaraba intoki, mwoza amenyo, imyitozo myinshi, niyo mpamvu nashakaga gukura. Wakoze neza muhungu wanjye. Wiriwe Baraka. Niko, naba nkuzira. Duherutse guhura mu minsi ishize. Icyo gihe nari none wameze amababa. Wowe se warakuze? Ngiye kwipima ubu ngubu, ariko rwose ndumva nkomeye kandi meze neza. Ibiryo byiza, kuryama neza, gukaraba intoki, mwoza amenyo, nibyo nari nkeneye ngo nkure. Mungu muto, nari ngukumbuye. Ndi hano rero. Ikigaragara warahindutse. Igira hino, ngwino ngupime. How can I grow? How do I grow? How can I grow? How do I grow? In order to grow, what should I do? Eat a balanced diet of all the foods. These include all the different groups, like carbohydrates, vitamins too. Don't forget to add the protein group. Water's a drink that's safe for you. Find daily exercises to do. Clean your surroundings and body too. Get enough sleep is good for you. How can I grow? How do I grow? 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 Carbohydrates. They are so nice. They are in maize, millet, cassava and rice. But you need more than that. Don't you see? To grow strong just like me, Uncle T. Protein is important to keep you lean. You can find it in meat, eggs, fish and beans. All of these are good for your growth. You need them every day, I say. Every day. Fats are important for energy. But you don't eat too much, don't you see? Only a little bit of here and there instead, like in oil and nuts and butter on your bread. Vitamins, you don't need a lot, but you need all of them, I'm telling you now. They're in food with colors orange, green and red, tangerines, tomato, carrots and not bread. Do you want to grow? Then you must know, eat good food. I'm telling you. Oh. In order to grow, what should I do? Eat a balanced diet of all the foods. These include all the different groups, like carbohydrates, vitamins too. Don't forget to add the protein group. Water's a drink that's safe for you. Find daily exercises to do. Clean your surroundings and body too. Get enough sleep is good for you. How can I grow? How do I grow? How can I grow? How do I grow? How can I grow? How do I grow?
What is mathematics? Mental acrobatics every day, all the time. Just use your mind. You use math when you measure width and length, solving problems using mental strength. Use number operations like multiplication. The number you'll find is like magic from your mind. Math is a part of everyday life. Just add, subtract, divide, and multiply. Can you solve the problem? Did you get the answer? Just use your brain and you can do it, sir. Now, don't you rush it. Just take it slow. You must be careful. Don't you know? You use math for all things in life. When you eat ugali, you count your bites. In a parade, count the steps you take. Just listen when I rap. I'm using math. Calculate the distance when you drive your car, so you will know if you've gone far. Here's something else for you to count. Can you count the teeth in my mouth? We can measure width, length, and depth, and represent with X, Y, and Z. Math is used for everything. Just do the numbers in your head. Now try to add up all the spots on my neck. How many do you see? And I even use math to get leaves off the tree. Mathematics, 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 Okay. Mathematics, how I love it. Mathematics, sing about the magic of mathematics. Mathematics, making number magic with mathematics. Mathematics, sing about the magic of mathematics. Mathematics, ubongo kidi uyu munsi yatwigishije yadushimishije ndabizi tuyikunda kubi nta nubwo mwambeshya ko mutayikunda ndabizi murayikunda na bebe yayikunze ariko yarushye wabimenye keza yabimenye nanjye nabimenye twese twabimenye ko tugomba kuzajya turya indyo yuzuye igizwe na bya bice bitatu twabonye ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara nta mpamvu yo kuzajya turwara ariko ubundi kubera iki tujya kwa muganga kandi hari ibiryo nta mpamvu nabakundaga ariko buri gihe iyo ngiye kugenda ngenda ntabyishimiye ubu koko ndagiye. Abana mwongeye kwirirwa uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. ubwo bari bashyizemo iki? Rwishi, bashyizemo urusenda rwishi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani?